Yes, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana, ishya n'ihirwe ndetse n'umugisha w'Imana. Tunababwira ngo mukomeze kurushaho kugira ibihe byiza. Nk'uko mubizi rero tugira umwanya wo kubagezaho ubusobanuro bw'amazina mu biganiro byacu ndetse n'inkuru zacu, amateka ndetse n'inkuru zicukumbuye ku bintu runaka tugenda tubagezaho. Muri ibyo byose tugira umwanya wo kugezaho ubusobanuro bw'amazina. Uyu munsi wa none rero tukaba twaguteguriye ko turakugezaho ubusobanuro, inkomoko, imiterere ndetse n'ibiranga izina Emile cyangwa se abantu bitwa ba Emile. Tunarushaho gusuhuza cyane abantu bose bitwa iri zina Emile, tubabwira ngo tubifuriza ibihe byiza. Iri zina Emile rero ni izina rihabwa abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu rurimi rw'Ikidage, rikaba risobanura umukozi. Ba Emile barangwa no kugaragaza ibakwe cyane mu bikorwa byabo bya buri munsi. Ibyo batangiye byose baharanira kuba babisoza kandi bakanabisoza nk'uko baba babigambiriye. Bagira uburyo bwabo bwihariye bwo gukora, babasha kuba abayobozi kandi bafite icyo biyemeje, baba bumva nta cyababuza kukigeraho uko cyaba kimeze kose. Ibyo rero akaba ari bimwe mu biranga abantu bitwa ba Emile cyangwa se bafite izina Emile. Turabashimiye rero kuko mwafashe umwanya mukadukurikira. Ngewe twari turi kumwe na Silas Maker, channel yacu akaba Silas Maker Entertainment. Niba ari ubwa mbere ugezeho urakora subscribe, nicyo cy'ingenzi, kora like, share ndetse na comment. Nawe utubwire muri comment nk'uko bwashize hari wari watubwiye ngo muzonsobanurire izina Emile. Natwe uyu munsi none tukaba twaje tugusobanurira iryo zina Emile. Ibiganiro byacu rero n'inkuru zacu nakagaruka. Ciao.